umva ke hari gahunda nari mfite hano harimo uko se muri twazibonye mutabana n'umugore none se ugeze mwato zambarwa n'abagore zambarwa n'abagore se bahaye ikaze bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasaba kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza wowe ukurikirana ibintu byacu umunsi ku wundi wowe wakoze subscribe ndagushimira cyane ndetse nawe utarayikora wabikora kugira ngo ujye ubasha kubana natwe ubone ibiganiro byacu ko tubishyizeho reka nshimire mwese mutanga ibitekerezo ku biganiro tuba twakoze mutanga inama inyunganizi kuri buri biganiro tuba twakoresheje abantu urakoze cyane kubera ko hari benshi bifasha cyane cyane nk'uyu muryango mutangiye kongorera n'ibiki ibintu ntabwo biba birimo saka kanya mugiye gutangira kurikira hanze ko turi kuganira rero niyo mpamvu uyu munsi twongera kukuruka muri uyu muryango hari inama mwagiye mubagira ku buzima bwabo ku buryo babayeho hari ibyo bubahirije ariko hari n'ibyo batarubahiriza ariko bitewe n'impamvu runaka kuko burya iyo umuntu adakoze ikintu aba afite impamvu yacyo rero niyo mpamvu uyu munsi ntago nizanye ngira ngo murabona ko noneho dutuje tuganiriye ibintu ari amahoro uyu munsi twakoze imishyikirano y'amahoro niyo mpamvu ubona ko nta ntambara madamu ni wanyihamagara yarambwira ati rero nakoraza kubibabwira uburyo nageza murabizi duhera ku muryango batwirukana batwinjiza nabi badusohora nabi ariko uyu munsi umenye turi busohoke neza nta wamenye murabona rero ko ibintu biri kugenda bijya ku murongo gake gake tuguhaye ikaze mabusha murakoze cyane ndabashimiye ko bamwumvishije babwira ukuntu twaje babwira ukuntu se ko mbona mwahahamutse byihorere wasanga turaduhinduke abajaraje agira tubabari n'iki gusa ningiye nifuje ko mwaza hano natumiye kugira ngo nsabe imbabazi umugabo wanjye uburyo namwitwayeho wankunde nawe uranyemerera ntabwo wanduhije urambwira ati nta kibazo kuko ngiye nta hantu bashaka mfite bwo guhamagara umugabo wanjye ngo mbwira ataze hano ndanagushize uko abona bifashijemo kugira ngo muzane uya no kumpamagara ukambwira ngo mwaje iwanjye nagize ngo ndi kumva nabi niye ngo iwawe hahandi se cyangwa harahandi ngo nyine ngo wabwiye umugabo ngo mukaza kunsura mbanza no kugira ngo si wowe uri kubivuga ariko nyine kubera ko tubiziranyeho nyine ko hari ibyo dukeneye gukemura hano iwanyu ntago numva naje nihuta kugira ngo ubwo utaza kwisubira kuko burya ntago ari wowe gusa bibangamiye igihe no kurya inyama mbabura ntago zimanitse ziricaye ntabwo tugiye kuganira ikiganiro gituje ntago ari kwa kundi uko biri kose hari impamvu ya byose hari kabitera kandi mwize ko bibugende neza Sadunda tuhaye ikaze rero murakoze cyane umeste ko wicaye noneho nta ndumva nishimye ndumva wenda Imana nayihereza icyubahiro ariko n'ubundi Imana nyihereza icyubahiro buri gihe gusa aka kanya n'ibindi niyo mpamvu zago ndumva wenda Imana nayihereza icyubahiro kubera ko urukumva kubera ko ubona ko hari akandi ka vibe nyine yabyemeye yemeye ko buriya akankubwiza ukuri nubwo mwara urabizi ko wenda abantu benshi bakunda kurya saa sita z'ijoro nubwo wenda wajya kurya saa sita z'ijoro umutwe ucuritse bakajya bakugaburira umunwa uri hasi ntabwo ari ngombwa kubivuga buriya rero iryo ni ibanga ry'urugo buriya rero none kuvuga ngo gutya na gutya wayemeye ko twicarana none mfite umusatsi atongeye kuzana ibindi by'ibibazo hari impamvu hari ukuntu bigira gutya n'iki niyo naza nambaye boxer gusa aho wenda byari gukunda kandi koko njye bari banyakiriye kunyakira ewe gusa nyine ndishimye kuba mwemeye ko muza hano ni iby'agaciro nkaboneraho no gushimira umugabo wanjye nubwo hari ibintu tubazo turimo hagati yanjye nawe ariko mu izina rya Yesu bizakunda bifacemo nkashimira abantu bakomeje kunyeza SMS waciye bugufi wakumvishije umugabo wawe ariko rero nanone ntibagatere ibuye umuntu umwe nese nimba hari kesi yabaye umugabo bajye batera rimwe rifate babiri niki nka rimwe tantuza muri bibiri nuko ajyanywe
mucango mu ijambo kandi koko urumva bajye babanza bamenye impamvu runaka iri gutera ibyo bintu. Igihe umuntu buri ejo bundi muza mwaje mungwaho nayo nifite ibibazo bari mu mutwe wanjye, none urebye umugabo ukuntu yaje wagira ngo yari amaze gukubitamo nka tungahe twose, aravuga ati aragiye. Mvuze ko wabinyweye se? Wagira ngo mvuze ko wabinyweye, wagira ngo yagiye arabanza wasanga wakubisemo utuntu bagusomeje kabaye. Uranywera koko? Shake yaranywera. Nakunywereye mwuka wera ariko nakadivayi nakunywereye akadivayi nimbarika abantu buzura umwuka wera ibintu ni waneza. Niba uheruka kubikora yego sha umva atari ikibazo, ahubwo aka kanya turataha. Nagaruko bigenda umva rata ukuntu yaje yankubise urutugu dore amenyo nari nyakubise hariya. Ndabate si umugabo none bimeze bite? Nimba ashaka ko duhangana sawa ntangire kanjye kwabara duhangane neza, ariko mwabonye ibintu byagenze kwa nimba umuntu umubwiye ngo jya kuba uri hano ni byiza, ariko kuba uri hano usukuri gusa ntabwo bikwiye kuba. ese uko nguko mwicaye noneho urabona bimeze bite kageze kwako ko nyisase impamvu ukuntu yaje ese watuje ukuntu yaje ntabwo yaje afite amahane. Urumva kuba yicaye aha nanjye nicaye aha nta bintu birenze. Simvuga ngo nese yavuga ati tugende tubane regurike kundeba gutyo, ariko nta bintu birenze. Base ndi kukureba nabi. Urumva umwabana mwe ndi kumureba nabi. Mvuze ngo ngo hari indi mishyikirano igiye kuza hagati yanjye nawe birenze biri behind no kugira ngo icyatsi unywahamagara no kugira ngo twongere wenda tuse nk'abaganira gutyo ibintu byo kunekerereza ntago ari sawa. Kandi koko reka mvuge ngiye uko ndi kubyumva. Urumva twongera tukazana ibibazo kandi twishimye. Yewe nabatumijeho kugira ngo mubwire uko gahunda zimeze. Ejo bundi ukuntu yavuye hano abadukurikira barabizi ntago yahavuye neza. Nagira ngo basi hagati yanjye nawe haba makuru mazima. Ariko se ikibazo utari wenda mu munyihanganire gato, sorry munyihanganire. None se ukuntu ubushize tuba tugira ngo nubwo nanjye ndi busobanukirwe ibyare byo n'abadukurikirana nabo basobanukirwe ibyare byo. Yo mpamvu ngiye ngomba kuvuga niziri n'akari muri nka gatobora nkakavuga babari mbwiza ukuri, sibyo? Ubushize wari umunshinze icyaha n'umunyamakuru Keza, kandi Imana ngize nuko ari we wahamagaye Yesu wakuyehe nimero ye uraje kumuhamagara nta. Ariko rero tujya tuvugisha ukuri, umaze kumuhamagara sinjye wahamagaye, ahubwo we wamubwiye uti mfashe umuhamagare umunzanire muzane. Amahirwe rero turazana kutongeye ngurwa nicyo nenda kubaza, kutongeye ngurwane ongera umunshinze umumpirikeho nkuko wamumpiritse ubushize. Tuvugisha ukuri nakubwiye ngo niki uri gusaba imbabazi umugabo nangwa uri gusaba imbabazi abantu batatu. Umuntu wa mbere ni umugabo, uwa kabiri ni umunyamakuru wandagaje umubeshyera. Niki warangiza abantu nabo bakakubonamo imboga mu uwo muntu wa gatatu agakubonamo inusi. Kandi koko icyo nicyo gituma abantu banyangarega ni ukuvugira hejuru. Niwe wanumiye kandi koko ibyo byose nunumira urumva wa mu rubingo nongera tugahura ewana uzamareyo. Reka mvuga icyo napanze kuvuga, ariko nanone ntago umbaza nyuma. Ariko nanone ntago icyambere cyo suzi ngo nabatumije hiki ushobora kuvuga byinshi ugasanga wenda icyambere nabyibagiwe. Tuzi si bimeze neza, turi kubaza kugira ngo ibintu wenda bigende ku murongo. Ikibazo wowe uri gushaka kugera ku mutwe utahereye kuri fondasiyo. Nigeze ikintu nabatumirijeho urakizi wa mugani ushobora gusana ibyo ndi kuvuga atari bunabivuge atari na ngombwa kabaye nuvango ndi guceza mbere y'umuziki utarashyirwamo DJ iki ni
shyiramo umuziki mbyino ubu sindamenya mudu sindamenya rega ndishimye ariko ikiganiro si kuba twicaye tutarwana ngo nongere ntware urutoki uzi uru rutoki ubushize narutwaye ruva amaraso ubu n'ejo bundi nari ngiye kurutwara rwasubiriye nongere ndutware rusubiriye kandi uru nguru urebaho none iki ni ngo mfite ibyana mu nzu kimwe se bibiri se bitatu se urasanga nukuyeruka bigarama bikakumisa ariko ayo makuru nayo si kuyavuga aho yakuye ufite ibyana nukumarirayo umbarata kino nabatumirijeho mbere na mbere nkuko yarabivuze ngo ko ngo naguhamagaye we simuhamagare himba phone yanjye yarayirigitishije donc nimero yanjye himba byaragenze gute namuhamagaye mbonera gusimbuka ndavuga ati reka mamagare wowe ntabikunda tamuhamagara nibikunde sinzi impamvu nagiye rero ku kiganiro twakoranye ngiye Imana mbonaho nimero ntabwo renze kari zawe nibwo naguhamagaye mbona uranyitabye ndavuga ati reka nkubwire icyo nari nabahamagariye cyo ngushakira muri make ikintu nabashakiraga cya mbere ni ugusaba imbabazi ibyo yavuze ngo nafashe wowe ngo nkushyingira we ibyo byose sinanabiza wasanga karabaye iki niki kuko buriya aho yo ndi hano ntago mbaza umugabo wanjye ahari hanyuma we kabakuze ntago mbizi nimba uri umudamu cyangwa Keza afite umukoboyi afite abakoboyi babiri ariko no gusharinga ntago byakwanga egora Kigali wisheye ariko se Kigali wisheya nababwiye ngo kugira ngo abantu bose ni bamwe twaje hano kugama ariko ni mushaka yuko kamera yanjye izamuka irazamuka yaho kagira Imana nabatumiye ni mushaka kugira icyo mumbaza namwe muzanumiye abantu barambujije ngo sinzongere kuza nshwana kandi ndi profete murumva ubwo rero nsaba imbabazi umugabo wanjye nubwo we nazi wamukoreye iki ibyabaye ejo bundi byo gusa se gusa ese tuzi kandi koko ahereye ku byabaye ejo bundi ibindi igihe nahereye ngusaba imbabazi uzarambabariye ugenda uzura ka ubwo se wahereye rya ese umuntu reka mbabaze pe nubwo uvuze ngo banze ntuze ngo usoze njye nawe nasoza ndi bwibagirwe nyengera kwibagirwa nawe urabizi nibagirwe bya mbere bivuyeho bisoje ngaho nese ibyabaye wabisabiye imbabazi yego ufata umwanzuro umaze gufata umwanzuro uraza iyo uguma mu rugo ibi byose biba byarabaye hanyuma se ko wari ugiye urakoze none se ko nasigaye wowe ukagenda ni ukuvuga ngo ngiye nuko nari naniwe nanjye kuruva mu rugo ngo ngende rusigare rwo rwonyine rufunge none se reka nkubaze nanjye nsura none se reka nkubaze pe nkubwize ukuri ngiye nako nari kugenda ko bavuga ngo abafite iyo barajya baragenda banza wumve abafite iyo barajya baragenda yego nyine banza utuze abagira iyo bajya si bagenda nese waragiye ugenda ujya iwanyu tuvugisha ukuri nubwo wenda twaje mu mahoro yo gutuza waragiye ujya iwanyu waragiye uja kwa wanjye ntago ari umuvandimwe ariko se ngiye muransetsa ahora yicaye ahangaha n'inonzi yishyura ko wari uhica bibabaje nimwe gusa kuyishyura tumuvandimwe isa n'isaha nzahava kandi ko hanyuma n'inzu ayikodesha yaje kugutunga yanunga se bibareba hiki yanunga bibareba hiki turi mu biganiro by'amahoro namwe ntago mwakwiye kunzamuraho iyo kamere rero mu biganiro by'amahoro aho mwahereye twari twakwibase twari twakwibase njye mbimenya ko ari nuko nguko gusa Justin nabazaga ariko hari ukubaza hari no gushinja njye nawe nagushinjije namushinje nakubajije ikintu cyambere nakubajije twakubajije tuti ese murumuna wawe uvuga ngo arahari turabyemeye ko ahari umwana se umwana wacu arahari ari kwa nyirakuru nyine good ari kwa nyirakuru hanyuma rero sibyo nakubajije ikindi cyanyuma ngiye kukubaza niba koko pe ibintu byose twakubeshye nanjye kanishyiremo kuko nawe narabyatuye twakubeshye atari byo inaratuye natuje umunwa ndabivuga ariko ibintu byose twatuye banza wumve ibintu ngiye kuvuga twatuye
ufite gahunda zo kugaruka mu rugo anytime, ntabwo mvuze nonaha, mvuze anytime, igihe runaka. Yego reka nkwibarize icyanyuma. Kaose ko kibwo si ubwo cyarumba nyine banza ugikurikiwe ni icyakanga. Nyine banza ntaga cyari icyanyuma. Naje kubaza ikibazo, niba ufite gahunda anytime yo kugaruka mu rugo, sibyo? Anytime yo kugaruka mu rugo, uzaza ubanje uce gobyori yo kuzana umwana ugire gute, muzane nkuko mwajyanye. Ese bizatuma kwa kundi abantu bavuga ngo we ntabwo nzaze gucyura madamu, muri mara kumucyura tugire gute. Ese ninza kugucyura bwo nzaza hano, nimara kuza hano nzahasanga ibyo uvuga biri prepared, munuza wawe maki niki bahari. Fa kuba urugo rwo nzajya mu rugo rwa mfite umwana, hari ikindi reka nanjye nkubaze, ariko turi kubaza kugira ngo urumva twaje mu mishyikirano wa mugani tuganire, ariko nabyo ibibazo twibazaga dufite n'abakunzi bacu bibazaga tunabibaza, kuko hari abambwiye batuzamutubarize gutya. Urumva ubushize tuza gucyura bwa mbere waratubwiye ngo ntago urumva ngo hano hari abantu bene wanyu nyine biteguye umugabo, abo bo ntabo twabonye, nta n'umwana numvise arira, ibyo ntacyo. Ikindi uratubwira ngo gucyura ntibazi imbokoboko, none ahakari kwa niba ari kwa murumuna wawe koko, uwo murumuna wawe ntago turamubona isura, ntago tuzi niba nabaho. Niyo mpamvu buri ikintu utarabona ntago wakizera, kandi twese twemera, abantu twemera tubonye. Niba nta muntu turabona hano n'uyu n'umwe mubona, nta nurasohoka nta n'umuturanyi urasohoka muri iyi nzu, none kuvuga ngo nabashungera kuko uzi ko hari abantu bashungera iyo kamera wenda zaje da wamubonye. Use turi muri studio muri etage, turi muri radio ku buryo wenda bizwi na ba nyirabyo, turi kubazwa n'abantu banga kabaye. Ninjye uri kubaza nunganiraga mawe. None nabazaga nti kucyerekeranye no gucyura, uvuga gucyura ngo bazamana amafanta wenda izaboneke, ntago izabura rwose humura. Kuvuga ngo gucyura ngo bazanye fanta ngo ababyeyi hano katari iwanyu, ari kwa murumuna wawe nawe tukaba tutamuzi, tutaramubona, tutazi kabona baho, tuzaza gucyura kwa murumuna wawe cyangwa hari ahandi wanyu hanyaho tuzajya urashaka kuza mu rugo iwacu. Reka mara nanjye mubaze kamwe abisubirize rimwe kamwongorera. Ese nimba wongore turamye adusubije ibyanya cyangwa tubeye, nuwo nawe rero ntago mbyemeye uko nguko nukugira rekera nyamuna niki biragize ahita nakora bane byambiraga nta kimwe kiri kuganira kumwongo usindamenye umubwira ikintu kubagambanira abantu, kandi avuze ngo nibyo mubwira ntibimwubaka kabiri. Undi warwanaga warushya amoga narimiye ngo umuntu twasubiranye wenda reka nkore nk'ibyo nakoraga. Umva mbabwire, murashaka kubona ababyeyi banjye, tumva nicyo kibaraje uko bizagenda. Mwebwe igihe muzapanga cyambe cyo ababyeyi banjye ntago bari naho, bari hanze, bari baje se ejo bundi tubwira ngo bari hanze baza gukora ikiza. Kandi koko utubwira ababwiye yuko bari baje baza gukora ikiza, kandi ngo hari haje musaza we na mukecuru wanjye. Banza subiramo subiramo none ngo papa wawe hari ababyeyi wabyumvishe niki kabaye amuga nibiragize niki warangiza ngo ndarengana nuravuga uvuge hanyuma ndasubiza nde bari nyenyeri tuzamvuge neza turi mu nzu ngura barapara bari nyenyeri niki ese ubundeka nige babatumiye cyangwa mwe mwanumiye. Ikibazo bakubaje wenda ni kimwe. Uri umusubizo wanjye so uri umuvugizi wanjye, kandi koko ni n'umuvuzi muceceke wambashije gusubiza uko mbishaka nuko mbyumva. Ndajya kugusubiza yavuga hanyuma ndasubiza igishaka kibyihore, ndagenda bankubise igishaka kibyihore kandi duyatangiye hanyuma ndasubiza nendekende ndajya kugusubiza uyavuge ndasubiza ndese. Erega nuko musubiza ibintu biri urongo, tuvugisha ukuri penge uri mu bitekerezo byanjye, kandi koko waretse bakansubiza wa mugabo banjye kambari nyenyeri. Njye nababwiye yuko urumva mujye mureka kugenda mufata utuntu ngo mugenda muduhimbahimbana then mugende mudutereka ahantu hamwe. Urumva mvuga ikintu uzasubiramo, urumva
sinari nasinze sinari ndwaye ugisinda harya kandi koko hari tumaze kwezi tutabana ushobora kubona sinda byose bitwaye iki ese wamugani urumva hari ubwo ari ese icyaha wambabariye umve nkumbi urumva radi nawe benga wa mutwe oya ariko se reka mbabwize ukuri hari ibintu mwebwe ikintu nabatumijeho hari ibintu mwebwe mama murimo ngimba numva basi igisubizo ni kimwe ku bintu bingana gutyo gusa tuzaza gucyura hano ningwa tuzagucyura mu rugo hari ibindi birenzaho aho muzansanga niho muzanyura kabaye ubaheze musanga heza muramusa hari ahandi murasanga bwa mbere ni ahantu hatatu bwa mbere uba kwa murumuna wawe bwa kabiri ni iwawe wakodeshereje bwa gatatu ni iwanyu bwa gatatu ni iwanyu ubaye ndumva ahubwo mwebwe mutazi n'icyabazanye turakizi cyatuzanye ni wowe ahubwo ni wowe watuzanye si wowe tuzi se uragiye se urumva umutwe kuri kabaye ni iki ni umva amuresha umwanya izo ni inkweto z'umugabo zawe ni iz'umugabo kabisa hari izindi hari iki reka subizayo gusa ninjira mu cyumba oya ninjira mu cyumba yakwica gusanze ahubwo zisubizaho twazibana nabi ibi ni ibizibiti ibimenyetso simusiga undi yinyuraguremo yinyuraguremo banguke barinye nyeri wizera niki ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye ariko nyine nta kundi uretse imana ishobora byose ikiturinze hari n'ibintu ubona ukumva hari ibintu ubona ukumva birakurenze ukumva wakwimanika cyangwa se wagira ute ariko ya nta kundi turi kuganira kandi ntabwo umunyamakuru niwe ubaza twese turi muri furemu nk'abatumi wumva utuje umunyamakuru niwe ubazwa ngiye gusubira nawe nushaka kumbaza umva turi kumvikana reka manze nkubaze mbere yuko umunyamakuru akubaza sibyo ngereka nkwibarize none wanyemerera nkinjira mu nzu yawe nese urujye kurebamo iki niwe vuga niwe wanyemerera ivuga nyine niwe wanyemerera ubushize waranyangiye waranyirukana agenda wanyemerera nkinjirayo nakubwiye ko uzinjira muri ino nzu uje kunyura uwo musatsi udakinga ariko yego habe n'agawoya kwinjiramo wenda ntabwo byemerewe byemerewe uko biri kose ariko burujye bumva ijambo ry'umugore baratayimana oya sino ry'umugore ahubwo no kumva ijambo rya nyirahantu hano hantu turi burya niwe ni nyirinzu uko mubizi hari igipangu nyirangewe hari ubutaka ngirina si yawe se turayinjiramo nta burenganzira dusaba ariko ni bumwe ayo ngo ntacyo data ngo mbere usake nongere mbike niki ariko uzi ko buriya mugiye no guhaguruka mukagenda kuko ndumva icyo nabahamagariye hano ikiri bugerweho dusoza buri gihe nabi kugira duhagurutse simusi twihagurutse tubabarira ndabaho n'ubundi muri hagurutse icyo wambajije nabwiye yuko aho uzaza kunyura urumva naha ngaha abo muzahasanga mupfa kuba muzahasanga famiye yanjye n'abandi bo hanze ariko ejo bundi watubeshye ko famiye yawe hano kandi badahari guteze ariko abintu watubwiye mu magambo mw'abantu none se reka mubaze tucyumve reka mubaze famiye yawe yari ira batetse bari batetse hari musaza wawe na murumuna wawe gusa mama wawe ntiyari ahari famiye yawe igirwa n'abantu babiri nibo bari bahari ni ngombwa ngo bose bazazeho hanyuma tuvugishije ukuri tutabeshye musaza wawe na nizi sara cyahari cyangwa yahise agenda icyo gihe yahise ajya mu kazi yahise agenda nyine ntawe uri hano ubu aka kanya uri kumwe ni wowe na murumuna wawe gusa musaza wawe nta kintu n'iki na kimwe yigeze asiga hano cyangwa habe na kimwe ese ubundi wowe kandi hashize igihe kinini
tuvuge ntacyo yasize cyangwa yaragisize, ibyo si bihagije. Ntacyo yasize habe na kimwe. Ibintu biri mu nzu hano byose, ibintu biri mu nzu hano ni na murumuna we gusa, nta wundi ubyihishe inyuma, sibyo? uko nukora ariko ubundi se murabishakira iki ko numva mwabigize bireba wagira ngo tubimenye burya ukuri ni kwiza nyine nta kintu na kimwe gihe kiranga. None se wanyemerera wenda dusoje, wenda reka tunasoze nta kintu nta birebire, wenda ukanyemerera ukamfasha mwinjira muri nzu nakubwiye ko uzayinjira ni segonda rimwe n'igice cy'isegonda bambe n'igice cy'isegonda akundi nakubwiye ko uzayinjiramo ari ukunyura gusa nyine ko buriya hari igihe usaba umuntu ikintu akakikwima ukagikora utakimusabye. urakoze rwose umva ugiye kwinjira umwe nanjye kwicarira neza uraramuka winjira ngo ni kuri izi zo nambara nawe dushaka ukagikora gusa ariko nyine hari indirimbo abakristo bajya bakunda kwambara zitabayeho, nta rwara ruvuyemo ndavuga iki avuga ko narwanya uriye rugamba ariko nta ntambara mu rugo. Imana imuhereze umugisha. ndetse mwemeye ko ari nicyo tunaganira kandi turimo nyakaro kugira ngo ntabwo ari kwishyura umwanya ngo bimenye nibuka cyagiye uvuga ngo bimenya ngo ntuba warabanye nawe. Yego sha. Ariko tubirimo ikindi kandi iyo abantu bicaye bakaganira buriya ndabizi neza uko twazaga tuguruka twiruka tuburana bitandukanye n'uko twicaye. Nubwo wenda yavuga nkavuga nawe ukavuga uko biri kose ntago ari intambara turimo. Yego sha. Turi mu biganiro turi kuganira nyine dukemura ibibazo bimwe na bimwe bitwugarije kandi nzi neza yuko bigomba no gukemuka. Niba wowe ugira uti aho muzansanga nto muzanyura urumva ko nawe utaramenya aho tuzagusanga ariko ntacyo cyambere no kugucyura Cyambere no kumucyura bagusanga mu muhanda nawe ntabwo azaho tuzamusanga nawe ntarabimenya emba ndi mayibo gusa nyine Imana ibahereza umugisha kuba wenda mwihanganiye akantu nkoze mu kanya cyakora karakantu n'umuti n'iki ni nta kintu nasiza nta kintu na kimwe kiraha niko basobanuye saza we ntacyo yasize kandi abantu na murumuna we ndezera ko ari umukobwa. Yego nta mukobwa ugira murumuna we w'umuhungu. Hanyuma iki namwe muri bakuru nawe muri abantu bakuru kurikira Imana ibahereza umugisha tumusangire mwebwe mukoze byo nicyo nsoreje mwagiye uravuguye oya ntago twavuze ibintu birebire please twiza twese twari kumwe se ahantu wagiye ndetse shoti koro wagiyemo kandi twaseye tuganira se ibyo dusanzemo ibyo byose muzavuge mwanumiye rumvugiye mwaho mwamene koko niwe wadutumeye ubwo nawe ushaka ko tunita ariko reka nkubaze dusoza wenda kugaruka mu rugo tugucyura ukagaruka umucyura just umucyubahiro ukagaruka mu rugo njye mbabarira umbwiza ukuri njyewe numve niba koko for sure yabejo bundi nzaza nkagusanga hano akaba ariho mucyurira cyangwa se nzagusanga ko imihanda nk'uko bivuze cyangwa nzagusanga mbwiza ukuri nzagusanga wenda nisoreze ngiye numva nongeye kuvuga ariko se nababwiye inshuro zose muje ahangaha hari urundi rwa munansangamo ni hano ntajya meka kubaza nyine ubwo ni hano tuzagusanga oya nta bintu byinshi byo kudutuka ujye mureka ujye ureka kwibarishwa kandi koko ni ukwinyuraguramo inshuro zose muje hano hari ahandi murasanga atari ahangaha ntajya mureka kuyahamagara imiryango mutimuze hano kwa murumuna wanjye maro mu nyurire hanyuma se mwebwe mugomba kumbwira icyo nzavuga ni ukuvuga ngo ihene irabira kandi ihebeba musaza mukaza hano kandi babizi ko ihene ihebeba ibaza niba ihene yabira koko icyo nabashakiraga cyaranga ntubirakariremo kandi ngo turi kuganira gusa wenda reka mubwire wadushakiye kunsaba imbabazi njyenyine washakiye kunsaba imbabazi ni nacyo wavuze imbabazi naraziguhaye burya ngenda babarira kandi bikarangira gusa nubwo ibintu biba rongo bikaba birebire cyane ariko genda banababariye tu ntababariye urumva nawe utari umukristo ibyo wakora ariko yaranyijijwe
kiba kirawe nyine bushirira mu gitima bataheza ni mu ijuru uzabyirana n'abamarayika n'iki bikazagira yego sha ntacyo reka ngire nigendere n'ubundi byanzanye nibyo ahubwo wenda nizere ko tugiye gusigara akaye kandi twakagombye kuba twishimye nanjye nicyo nifuza mwankundi iminwa yawe nanjye nicyo nifuza ese naza no mu rugo ubizinduru zizashira mu rugo si bizakomeza ari mbirimbisha ariko wenda uduherekeze tugere nko ku muhanda yurira utumoto twitahire ntabwo byaba byiyubashye ntabwo muri burare hano ariko yego rata ese ubu duharaye ntitwabona mushiki murumuna wawe ntabwo dufite twabona muzire se ngo tumurindira yego sha ntabwo rugemana ubushize mwaraje namutumye nseka ubushize mwaraje hasi nubwo ntari umunyamakuru ngaba dukurikiye agira icyo ubabwira nanjye ibyo wambwira byo ni byinshi hanyuma dusanga nta magambo iki murababwira iki nta magambo afite se mwafashe murayakamya yose ashiramo imana yo mu ijuru igira kaba kabaye kandi mwebwe mufite icyo mubabwira nimubabwire innocent nawe sinaganje nawe fura y'u Rwanda iki mwebwe mufite amagambo nimuvuge kuko oya twacecetse aho kabyase na uko uri ufite amagambo menshi ufite icyo ngewe se karabaye imana ihabwa icyubahiro inshuro ebyiri iya mbere ubwo utigeze ubwo naje hano ntazanye na Keza ari we wamwihamagariye imana ihabwa icyubahiro ikindi cya kabiri imana ihabwa icyubahiro ubwo ngewe narushije Keza amagambo ubushize ni Keza wari uri mu bibazo ariko ubu nibwo ni ngewe ihabwa icyubahiro kubera ko nta musaza wawe nta kintu cya imana ihabwa icyubahiro ubwo nta kintu cya musaza wawe na kimwe kiri ahangaha nta n'ikintu cy'umuhungu cyangwa umugabo kiba muri uru rugo ari iby'abadamu gusa cyangwa se iby'abakobwa gusa imana ihabwa icyubahiro ko ugiye kubwira abadukurikiye ijambo ryiza mikoro ngi mwakoze yego sha iki ngo mwakoze kurangije vuba sha gutyo ntabwo ari ryo niteze mwakoze kudukurikira nubwo mubona hano hari umugabo ushaka kunyeza ubwonko biri seriously uyu mugabo ndamukunda ariko imico ye imyifatiro ye niyo ituma ibintu bimera nk'uko bimeze ushaka kugira icyo ambaza biri behind y'ibi ngibi byose ni polisi 2 5 ushaka kugira icyo ambaza yandike muri comment ambaze wabaye nimero zawe ko nimero zawe wazibahaye kuko mvuze ngo ngiye kubabwira bwakwira bugake ukuri nimba abashaka ukuri kose n'ukuntu umugabo arimo urumva agende yandike muri comment utari bubashe kujya muri comment wabahaye nimero anyandikire kuri 0794847256 uwo bidashobokera uwo bidashobokera ndi gukorora uwo bidashobokera kuri 079224 ndazizi se 0794847256 cyangwa agende kuri channel ya Manzi na Innocent kabaye na channel sha muri kwishanisha ubundi ubwo muri mubiki kabaye hafi mazi kumukura banza wumve reka nsobanure Keza nari ncoje ariko ngewe mise ndana umuntu reka mbaze n'isore byanjye nabwiye inshuti zanjye nabwiye abantu bashaka kumbaza bajye kuri channel ya Manzi na Innocent kuri channel ya Manzi na Innocent ndacyari umugore wawe n'isezerano nese kuseka intambara ntabwo umugore wawe se ntabwo umugore wawe nishimwe dufite na channel dufite channel ntabwo ari bwo ngoye kumenya ko kabaye ndi kwibwirira abadukurikira bagenda kuri Manzi na Innocent yamufunguriye nese kuki banza wumve kuki utagize kuki utafunguye channel basi wenda
ngo yite Innocent na Bishop Bishop ni umugabo wanjye Bishop ni umugabo wanjye mugari nanjye wajyana nkwe urwedensi turi kwivugira kana yawe n'umugore gusanyamo Bishop Bishop ajemate yego sha mwabibonye ngo mwemeze usibize izina rirasibwa ari uyigumane wenyine ahubwo canirazana ibindi ibyo ni mwamubonye Bishop ajemate uyigumane wenyine yego rata abantu bashaka kunyandikira kugira ngo twiganirire bangire n'inama vuga nimero gusa na Innocent banyandikire muri comment bakorera iki comment riravaho nukomeza rirava bakorera subscribe then rata bamvugisha please nakubwiye ngo ese wavuze nimero zawe bakakwandikira kuri WhatsApp nayo ugira kwambeshe ko nta telefone ugira kandi ukaba yifi vuga nimero zawe mu bintu navuze no irimo man please mu bintu navuze menyeze mwumva ngo umuntu ushaka guhurira kuri WhatsApp ngiye mwajya muvuga ibintu navuze kandi koko nese nimero watanze izo guhamagara gusa hanyuma se guhamagara nagihamagara ya murumuna we harya nagihamagarwa se ushaka Bishop urabyumva akeneye WhatsApp yanayima ariko umva rata aguhimwe se kaguha nyinshi ati byo nababwiraga nibyo kaguha nyinshi ati mani baho umugisha ngo ni 07 kabiri 8 karindwi 259 banza umbe mani kabaye 256 manzi turere impande zombi turi gusoza ariko niki ikigaro cy'ubushize Innocent yavuze yuko hari abakobwa bazi wawe urakose ku icyo kintu bakivuga hiki reka mbabwire rero Sharon reka mbabwire sibyo Sharon muni Sharon niki Sharon kuya muri iri joro dukora imiti niki nese reka mbabwire sibyo wenda nubwo n'ubundi bigaruka nkazana ibibazo kandi atari njye babiteje sibyo bigaruka bikaza kwikubita ku mitwe yanjye ufite fakti zifatika evidence zose zigaragaza ko mu buriri bwawe wasize ntago bukiri ubwanjye yego nyine ufite fakti zigaragara ko abantu babugiye ariko njye mfite fakti zigaragara ko hano nta wundi muntu mubana nubwo twaje mu biganiro by'amahoro bugira kabiri nako bwa mbere rwose byari amahoro ubwo twaje ibiganiro by'amahoro umva ke hari gahunda nari mfite hano harimo uko se muri twazibonye utabana n'umugore none se ubwese mwato zambarwa n'abagore zambarwa n'abagore se warangiza ukize ibibazo ngo njye mfite facts zibigaragaza mfite facts zibigaragaza nanone agiye kuba na zanditseho Bishop nanone agiye katinga mwana dutaye nanone agiye kunzanaho koko nyine nateje ibibazo none se namwitabi n'iki wadwakaniye none se mushinzwe kumenya musaza wanyu wadwakaniye wavuze ko nta na kimwe gihari urapfukama uvuga ko nta gihari urangije ucinjije ko shinga wa mugari turagenda bababwira n'undi nayo imiziki ibintu bitari buzemo amahoro kandi ari we wayashatse umva babwira si washatse amahoro tubeshya ibintu bigaragara si washatse amahoro babwira nababwiye ngo si washatse amahoro umuntu ushaka kumenya ukuri nyako ako yandikire umenye ukuri hagati yanyu mwebwe babiri aguhamagaye nta numwe ariko twebwe reka nkubwize ukuri niba ari bya musaza wanjye sibibareba himba atari ibye sibitureba yego niba ari ibyundi sibitureba iki tureba nuko ushinja Prophete Mbanzi ko afite ibyana mu rugo yitwa ngo bande na bande utaruzi nta kimenyetso nta kina kimwe Imana ibahe umugisha tusangira reka dusore harumwe nkuko bisanga nuko dusohora nabi nk'intuzi ubwo nyine nuko tugenda nta kundi